ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ibihe byiza nshuti bakunzi b'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Inkengero z'amashyamba ya Gishwati na Mukura aherereye mu runana rw'imisozi y'Isunzu rya Kongo n'iri mu ntara y'Uburengerazuba ni igice gikorerwamo cyane ubworozi kuva kera. Ni nayo mpamvu mu bikorwa byo gusubiranya iki gice, gutunganya inzuri no guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi ari kimwe mu bikorwa by'ingenzi byakozwe. Abakora ubworozi batunganyirijwe inzuri, abandi bahabwa inka ndetse n'amatungo magufi, ndetse abakora ubworozi bw'inzuki bafashwa guteza imbere ubworozi bwabo. Ibi byatumye abakora ubworozi butandukanye ubusanzwe bangizaga ishyamba baragiramo, bacamo imiti yo kuvura amatungo yabo cyangwa bakoreramo ubworozi bw'inzuki bahagarika ibyo bikorwa, bityo babasha kubaho neza bitabasabye kongera gusubira mu bikorwa byangiza rya shyamba n'ibidukikije muri rusange. Muri iki kiganiro turagaruka ku bikorwa byakozwe mu gutunganya inzuri no gufasha abakora ubworozi muri kariya gace hagamijwe kurinda ishyamba rya Gishwati Mukura no guteza imbere abaturage. Gendijire ntaho batuye. Icyanya cya Gishwati Mukura ni hamwe mu hakorerwa ubworozi cyane. Bukorerwa hanini mu nkengero z'amashyamba ya Gishwati Mukura ndetse n'ibice biyakikije. Gusa ibikorwa by'ubworozi biri mu byagiraga uruhare cyane mu iyangirika ry'amashyamba ya Gishwati Mukura, aborozi bashakaho kuragira, abandi bashakamo imiti y'amatungo, dore ko iri shyamba rikungahaye ku bimera gakondo, ndetse abandi bakanakoreramo ibikorwa by'ubuvumvu. Ibi biri mu byatumye iri shyamba ryangirika cyane. Usibye gusubiranya iri shyamba no gushyiraho imbago z'ubuhumekero bwaryo binyuze mu mushinga Lafreke ugamije gusubiranya icyanya cya Gishwati Mukura, ikigo REMA cyanatunganyije inzuri, ubu hakaba hamaze gutunganywa hegitari 415 mu turere tune umushinga ukoreramo ari two Nyabihu, Rutsiro, Ngororero na Rubavu. Gutunganya inzuri ni igikorwa ubuyobozi bw'uturere bushima cyane mu rwego rwo guteza imbere ubworozi n'umusaruro ubukomokaho. Ibyo ni ibikorwa byafashije cyane, ni ibikorwa bizatuma n'umukamo navuga ko uziyongera iyo ubwatsi bubungabunzwe, ni ibiganisha ku mukamo nanone uhagije. Abaturage dufite hangaha ni abenshi n'abahinzi n'aborozi. Mu bikorwa rero byakozwe harimo kubafasha gukora bwa buhinzi bwiza bubafasha kurwanya yasuri, cyane ko yasuri aho hageze isuri wa musaruro ntubukibonetse, ariko ubu noneho kubera ko isuri yarwanijwe barahinga bakeza. Mu gutunganya inzuri hatewemo ibiti birimo ibya gakondo bibyara imiti y'amatungo, haterwamo ibiti bya biryo by'aya matungo ndetse n'ibindi bitanga igicucu inka zugamamo kandi bikanarinda umuyaga mwinshi uteza isuri ituruka ku muyaga. Iyi suri y'umuyaga yitera igabanuka ry'ubwatsi bw'amatungo nk'uko umuyobozi w'umushinga Lafreke abivuga. Mu nzuri haba isuri ikomeye cyane, atari n'iy'ubutaka gusa, n'isuri iterwa n'umuyaga, kuko uza ugatwara ubwatsi bwose, ntihabashe kubaho ya pollinization ibaho ku bwatsi kugira ngo bwongere bukure, kubera umuyaga uba watwaye imbuto zose zo mu bwatsi. Gutera ibiti rero bituma bikingira wa muyaga, noneho urwuri rugakomeza rukabaho neza ndetse bigafatana bwa butaka. Tugira ubundi bwoko bw'ibiti duteramo biribwa n'amatungo. Ibyo nabyo ni kugira ngo biyongere bya biryo amatungo yabonaga, habayeho ikindi kiyongeraho. Dutera ibiti bya kariyandara za resena, ari ibiti bagaburira amatungo. Ibyo nabyo ni ikindi cyongera gufasha muri za nzuri. Tukagira ikindi cyiciro cya gatatu cy'ibiti duteramo, ni ibiti gakondo bivura. Ibyo nabyo murabizi ko amatungo bafite ukuntu bayavura bakoresheje ibiti bitandukanye, usibye n'amatungo gusa n'abantu nabo barabavura bakoresheje umuravumba cyangwa ibindi. Ibyo nabyo kugira ngo bajye basubira kubishaka muri pariki, ubu dushobora tubitera nabyo muri ziriya nzuri kugira ngo ba nyir'inzuri babibone hafi babashe no kubikoresha. Isuri y'ubutaka n'ikomoka ku muyaga byose byagiraga ingaruka ku matungo kuko byagabanyaga ubwatsi mu nzuri. Kuragira mu kajagari nabyo byatezaga isesagurwa ry'ubwatsi kuko inka zirirwaga zigendagenda ubwatsi bwose zikaburisha kandi mu gihe gito.
Ibi byatumye inzuri z'aborozi zigabanywamo ibice, bityo inka zarangiza kurisha hamwe hashize ubwatsi zikimukira mu kindi gice, bityo zikaharisha igihe kinini. Aborozi kandi bazitiriwe inzuri, buri wese inka ze zikarisha mu rwuri rwe bwite. Ibi nabyo byagabanyije amakimbirane yakundaga cyane kuba hagati y'aborozi bapfa kumwe yarengereye urwuri rwa mugenzi we, kuko inka zarishaga nta mupaka. Gutunganya izi nzuri kandi byatumye ibi bice byongera ubwiza nyaburanga, bikazajya bikurura cyane ba mukerarugendo bihera ijisho icyanya gitunganyijwe neza. Ikibazo cy'amazi mu nzuri zikikije ishyamba rya Gishwati nacyo cyakunze kubangamira aborozi, kuko amatungo yakoraga urugendo rutari rutajya gushoka, ari nako acimika uko hanyuze hose mu nzuri, nabyo bikangiza ubutaka muri rusange. Mu gukemura iki kibazo, umushinga Lafrec watangiye ibikorwa byo kwegereza amazi aborozi mu nzuri, ndetse ibi bikanatuma n'abandi baturage hafi baboneraho. Ku ruhande rw'aborozi nabo bagaragaza ko ibi bikorwa byo gutunganya inzuri byazanye ibisubizo ku bibazo byari bibugarije, cyane bishingiye ku ibura ry'ubwatsi. Mbere bwari ubutayu, hagaragaraga nk'ubutayu, nta kintu cyari gihari uretse inka gusa wabonaga zirisha, ariko naho ubundi warareba ukabona hari espace ndende, nta kintu kigaragara na kimwe. Ariko ubu bateye ibiti byarafashije rwose, ubona ahantu hararushijeho kubagira nyaburanga nziza no kugaragara neza cyane. Ikindi ni inka zacu ubona ziguwe neza mu buryo buhagije. Hari inka nyinshi zagendaga zijya gushoka, zimwe zikavunikira mu mayira bitewe no gushakira amazi kure, izindi ugasanga zinywa amazi y'ibishanga akazitera inzoka. Kindi ko zarushagaho kugenda niko zarushagaho gukata umukamo ku bw'umunaniro muri zo. Amazi namara kuza neza tumaze kuyabona, nizere ko n'amata tuzarushaho kongera umukamo, kuko umunaniro w'inka zaba ari muke. Ikindi muri zo ziyanywera igihe, naho ubu ngubu zibusa n'iziri yahaha. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buvuga ko usibye kongera umukamo, ibi bikorwa bizanongera isuku y'amata, ari nako ubuziranenge bwiyongera. Umuyobozi w'akarere ati birashimishije cyane. Isuku nayo buriya amata agirirwa isuku cyane. Muri cya kibazo rero navugaga twari dufite cy'amazi makeya, icyo ngicyo kizaba cyakemutse, ibikorwa nibirangira kandi birimo bigenda bigana ku musozo. Kizaba cyakemutse kubera yuko babashumba uburyo bagomba kuba bakarabya basa neza igihe bagiye gukama, bya byansi bya bicuba, ahantu hose isuku niyo soko y'ubuzima birumvikana. Igisubizo cyabonetse niko nabivuga, kandi ntabwo mbivuga ngiye nyine, n'aborozi ubwabo nabo ubwabo babyivugira. Uretse aborozi bafashijwe kunoza ubworozi bakorera mu nkengero z'ishyamba rya Gishwati Mukura, umushinga Lafrec wanazirikanye abandi baturage baturiye aya mashyamba. Kuri ubu hamaze gutangwa inka zisaga 661, intama 2400, ihene hafi 700 n'ingurube zisaga 100 nk'uko Remi bisobanura. Abaturage bafashijwe kubona imishinga ibyara inyungu, irimo ubworozi, irimo ubuhinzi, irimo ubucuruzi. Iyo umuntu umuhaye ubworozi, iryo tungo niko bavuga ngo ukene ufite itungo rikakugoboka, rishobora kugufasha haba mu bibazo byawe bwite cyangwa se no mu bibazo by'umuryango. Ikindi gikomeye ni uko bahawe amazi kugira ngo inka zibashe kubona amazi hafi, umukamo wiyongere, ariko nanone n'abaturage baturiye aho hafi nabo babashe kubona amazi. Abatuye akarere ka Rutsiro ni bamwe mu bagenerwabikorwa bafashwe n'umushinga Lafrec mu rwego rw'imibereho myiza. Ubuyobozi bw'aka karere bushimangira ko ibi bikorwa byagejejwe neza muri aka karere, kandi ko bikomeje guhindura imibereho y'abagatuye. Abaturage bakoze imishinga, hari abakoze imishinga y'ubuhinzi, hari abakoze imishinga y'ubworozi bw'amatungo maremare ndetse n'amagufi, ari inka, ari ihene, ari intama. Abo bose barafashijwe, bafashwa kubona ayo matungo. Abakeneye inka barazihawe, abakeneye amatungo magufi barayahawe, ndetse n'abakoze imishinga y'ubuhinzi bafashwa kubona, abari bafite ubutaka bafashwa kubona imbuto n'ifumbire, abari badafite ubutaka nabo bagafashwa kuba babona amafaranga y'ubukode bw'ubutaka aho bashobora kuba bahinga. Abo bose rero iyo nkunga barayibonye, kandi iyo ubagezemo usanga hari impinduka nziza.
banishimira ibyo bikorwa byose bamaze kugeraho. Abaturage bagezweho n'ibi bikorwa abo bashimiye inkunga bahawe. Ubu twarungutse izo ngurube twari tuzifite, cyangwa izo mbuto z'ibirayi twari tuzifite, cyangwa izo ngano, cyangwa izo amatungo magufi mwaduhaye twari tuyafite. Twabagaho nyine ari ugupfa kubaho nyine, ukagira n'agafumbire gakeya wagateza aho uteye ntibinere kubera agafumbire gakeya. Urahinga nyine iyo nka yaguha ifumbire, ukabona ifumbire nyinshi nyine ugatera hanini nyine ugasarura imyaka yeze. Ibyo birayi byareze mbashamo kuguramo nk'intama ebyiri. Izo ntama ndazifite. Ubwo aba ari inkunga baduhaye Arafureke, baduha n'intama wabonye afite ubukene yatangamo nk'imwe akayigurisha akabona utuntu tumutunga, tukagura udushyimbo. Bino bishyimbo ntibihera, umuntu akakubasha ikintu yagura kindi kimugirira akamaro. Ubwo icyo kiradutunga. Izo ntama zatugiriye akamaro nazo, kimwe n'ibirayi. N'ubu ndacyafite inkomora y'akabuto k'ivyo birayi, n'ubu ndacyahinga, nagira amahirwe nkabona bireze, ubwo bikantunga mu rugo iwanjye, nkumva merewe neza n'umugore wanjye. Ubwo nkaba afite ubuzima bwiza butewemo inkunga na Arafureke. Mu karere ka Nyabihu abavumvu nabo bafashijwe kwibumbira hamwe, bafashwa guteza imbere ubuvumvu bwabo ndetse bahabwa n'aho gutunganyiriza umusaruro ukomoka ku nzuki. Mbere nakoreshaga umuzinga wa gakondo. Umuzinga wa gakondo rero ntabwo ubasha kubyara umusaruro. None buno Arafureke ikimara kudutera inkunga ni ukuvuga ngo dukoresha imizinga ya kijambere. Imizinga ya kijambere ni ukuvuga ngo ibyara umusaruro kurusha imizinga ya gakondo. Ni ukuvuga ko amafaranga yiyongereye, ibibazo nari mfite by'abana bajaga ku ishuri ubu ngubu nta kibazo, bamwe bararangije. Ibikorwa umushinga Arafureke warema wakoze mu rwego rwo guteza imbere imibereho myiza y'abaturiye ishyamba rya Gishwati Mukura ndetse n'uburyo bikomeje kugeza iterambere ku batuye aka gace ni byinshi. Gusa ubuyobozi bwa Rema hari icyo busaba abagenerwabikorwa mu kurushaho kubifata neza no kubibyaza umusaruro. Ni byiza ko ugira aho utangirira, ariko biba byiza cyane kurusha iyo bya bindi watangiriyeho yaba uwabiguhaye, yaba uwo mwafatanyije kubigeraho, iyo agarutse agasanga nawe warigishije abandi, warabibyaje umusaruro kuruta uwo nawe yari yiteze. Ibi ngibi rero biragaruka cyane cyane haba kuri izi nzuri. Izi nzuri ari ibyo biti byatewe, ari ayo mazi, ari n'ibindi byose. Turasaba abaturage, turasaba abagenerwabikorwa ko babifata bakarushaho no kwigisha n'abandi, baba abatuye mu nkengero zaho cyangwa se n'abandi batuye mu bice bitandukanye by'igihugu, ku buryo bajya baza kubigiraho bakavuga bati inzuri zujuje ibyangombwa byose kugira ngo zibungabunge ibidukikije cyangwa se zitangiza ibidukikije zimeze gute, bakaza kuzireba aho ngaho. Niba ari ishyamba ry'ibiti gakondo rifite ibiti bitandukanye n'urusobe rw'ibinyabuzima, bakaza kubireba hariya, cyane cyane ko ubu noneho yabaye parike ya 4 y'igihugu. Ibi wari ubizi se? Wari uzi ko inzuki zigira uruhare mu kubungabunga ibidukikije kuko zibungabunga amashyamba, zibangurira hejuru ya 70% ry'ibimera mu mirimo yazo yo gutara ibyo zikoramo ubuki? Tugeze ku musozo w'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Rema ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Ariko nsoze nkwibutsa ko ubufasha bugamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, umushinga Arafureke ushyirwa mu bikorwa na Rema wahaye abaturiye ishyamba rya Gishwati Mukura butagarukira mu buhinzi n'ubworozi gusa. Habayeho n'ibikorwa byo guhangana n'ibiza nk'imyuzure, hubakwa ibiraro no guhangana n'ikiza cy'inkuba hashyirwaho imirindankuba cyane ahahurira abantu benshi. Hari kandi n'ibikorwa byo guterera abaturage ibiti no kubafasha kubyitaho ngo babone umusaruro mwiza ukomoka ku mashyamba, kurwanya isuri, habungwabungwa imigezi n'ibindi. Ibi bikorwa nabyo tuzabigarukaho birambuye mu biganiro bya Rema bitaha. Mugire ibihe byiza. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije,
yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.